gusuke amavuta yategeka bigakomera yakundumyeho ngo ndakuraho uruzitiro rutuma utabona akazi muvuge ngo irabishoboye. Buri wese afite uruzitiro rwe, hari urw'indwara, hari urw'ibyaha, hari urw'ubukene, izo zose Yesu arazishoboye. Uwiteka tuvuko mvuganye na ndakuraho uruzitiro kugira ngo nawe ugere muri gakondo ya ababishoboye. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo azaho tuzitiriwe, azi n'imbaraga zikuzitiye, afite n'imbaraga zakuraho uruzitiro. Gira uwo mwicaranye ngo amavuta akuraho uruzitiro, ariko mwongorere ngo hari amavuta akuraho uruzitiro rw'abadayimoni. Imana idufashe kandi atugire neza. Muvuge ngo iyaduhe igusukeho amavuta, igusikeho amavuta, igusukeho amavuta impande zose atesha agaciro. Ibiguhiga bihasanga amavuta, ibikurwanya bihasanga amavuta, indwara zigusangeho amavuta, inyatsi zigusangeho amavuta, abagambanyi bagusangeho amavuta, amahembe gagusangeho amavuta, ibihato bigusangeho amavuta, ubukene bugusangeho amavuta, mu izina ryande ryayo. Kadusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'iyimuka Misiri cyangwa kuvayo cyangwa kuva ibice bitandatu. Ari icyo twemeranyaho ahangaha twese. Nta muntu n'umwe uri hano wakwifuza kuguma mu Egiputa. Intego ni imwe, ni ukuvayo. Haleluya. N'abakiriyo Imana ibakureyo. Muvuge ngo amen. Ibice ni bitandatu. Ibice ni bitandatu. Umurongo ni wa 5. Igitabo kuva cya Mose cye bitandatu umurongo wa 5 haravuze ngo kandi numvise umuniho w'Abisirayeli abanyegiputa babazitiriye mu buretwa, nibuka isezerano ryanjye, nuko bwira Abisirayeli yuko ndi Uwiteka, kandi nzabatura imitwaro abanyegiputa babakorera, mbakure mu buretwa babakoresha, mbacunguze ukuboko kurambutse n'ibihano bikomeye. Dusoze igitabo cya 2 cy'Abami. Abibagiwe ni ibice 4. Igitabo cya 2 cy'Abami ibice 4. Hanyuma turasoma umurongo wa 2. Nimubishobora muvuge ngo amen. Ababishoboye bavuge ngo amen. Umurongo wa 2. Elisa aramubaza ati none se nkugire nde? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe atumuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo kutuvuta. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Mwerekeze imitima hejuru. Baravuga ngo tuyerekeje kuri Nyagasani. Ndashimira abashumba badutumiye. Ndashimira Shiro, Betelehemu, Impuhwe, Alliance n'abandi mwese mwicaye hano. Kamanze mbasabira umugisha. Imana ibaha umugisha. Imana ibahereza umugisha. Giro mwicaranye ngo ucure umugisha w'Imana. Umugisha ni ijambo rito ariko rikubiyemo ibyiza byose ushaka kuwiteka. Hanyuma mwakira intashyo za bene so, abera barabatashya. Hanyuma twumvisha ijambo rivuga ngo haleluya. Numvise umuniho w'Abisirayeli, ngiye kureba mbonaho abanyegiputa babazitiriye uruzitiro, none mbona n'imitwaro babakorera. Ibyo ngiye kubikorera rimwe. Icyambere, ndakuraho uruzitiro rutuma batavaho bari. Icya kabiri, ndakura umutwaro ku mutwe utuma batagenda. Icya gatatu, nibanga kubarekura uwabafashe nzamuhana, maze mukubitisha ukuboko kurambutse. Ababyizeye bavuge ngo irabishoboye. Turi mu giterane cyo gukora, turi mu giterane gisaba imirimo, ariko birakomeye ndetse biragoye
gufata umuntu uri mu ruzitiro kandi wikoreye ukamukoresha muvoma zitandukanye, ibyo byitwa gushinyagura. Usanze nikoreye iki kibafure kandi amaboko aboheye inyuma, ukambwira ngo ngwino turamye, ubu uri kunshinyagurira. Nakubwira ngo banza umbohore undure n'ibyo nikoreye maze nkore. Hari abo turi kumwe ngo bavuge ngo amen. Murayimpera icyubahiro. Kandi umuntu wese uri hano afite aho atagera kubera impamvu. Ndavuga hatatu. Hari aho uyu mubiri wawe utagera, ndetse iyo ukoze imibare uzapfuta hageze. Uwashizeho urwo ruzitiro ntabwo muzi, turabaza umwuka. Icya kabiri, mu mwuka hari aho utagera, nubwo wageze mu itorero ku ngoma ya Gahindiro, ariko hari ibintu by'umwuka utageraho. Uwasizeho urwo ruzitiro ntabwo muzi, ariko turi mu iteraniro ngo abahanuzi bari hano badufashe twumve ko Uwiteka yavuga ngo ndukuyeho. Gatatu, hari ahantu utagera mu butunzi. Ifaranga wari ufite warongoye nijyo ufite abuzukuru. Sinzi impamvu utarenga ngo uve ku 1000 ugere kuri 200. Urwo ruzitiro waho ruhasize nawe arahari. Mwijuru hakaba Imana ivuga ngo ari uruzitiro ruzitira umubiri wawe kugira ngo udakora muvuma zitandukanye, ari uruzitiro ruzitira ubugingo bwawe kugira ngo utagira amavuta akuraho karande, ari uruzitiro ruzitira imigisha yawe kugira ngo utazamuka ngo ukomere. Izo nzitiro zose ivuga bikaba yategeka bigakorwa, ishoboye kuzikuraho. Abishimiye ko yazikuraho bavuge ngo izikureho mu izina rya Yesu. Yazikuraho. Abantu turi kumwe ngo bavuge ngo amen. Ubu nkunda uriya mugabo twicaranye, haguruka. Buriya niyo Uwiteka yaza hano akavuga ngo nguhaye indege, wayisiga hano ugataha ukaja gushaka bazayitwara. Hari uruzitiro hagati yawe n'indege rwatuma n'uwaguha indege utayitwara. Icara. Deuxièmement, ngewe uwampa imodoka uyu mwanya nayisiga nkajya Nyabihu, icyakora ngatereta inshuti zanjye ngo nk'umuntu uzayinzanira, nabwo kuko ntatuye ku muhanda, yaba mu rugo rw'abandi. Ya beaucoup de limite, hari imipaka ituma n'Uwiteka ashobora kugera isoni yo kumpa imodoka akavuga ati se Muneza imodoka irari waba